Amazina yawe ninde? Nyiramajyambere Jeannette. Nyiramajyambere. Jeannette. Amakuru yawe? Ni meza. Urukumva umeze neza nta kibazo? Ugiye kuturirimbira iyo ndirimbo? Ngiye kuririmba indirimbo yitwa Nditinya, ariko ntabwo ari iyanjye nyine. Ni iy'undi muntu. Nta kibazo. Uritinya? Nyabuneka uramenya utaza kwitinya aho ngaho ugasanga kandi dukeneye abakobwa muri iyi industry, sibyo? Yego. Nizere ko uri mu bo dukeneye. Natangira. Njya nifuza kumumuna tumwe wonyine, gusa iyo uje mbura uko nifata nkayaga, sinzi niba unanyumva meze nk'uwihoma, inshuti zihora zinseka ngo banza nararwaye akadege. Mbona abandi bahamagarana every night, gusa njye nditinya ngo tutazananyiyama, nifuza ko tugumana, gusa ntunyikoza simbasha kukureka, nafashe doze sandembya. Jeannette, Karabe, dukubitiremo kandi ku wundi muhanzi. isi yanjye yose yuzuye wowe gusa, ibyishimo bindi kure udahari, nkibera mu isi y'inzozi turi kumwe, niyo nsinziriye sinifuza gukanguka njya mu nzozi zanjye nawe, mbabarira ntuzansige njyenyine. Jeannette, uririmba sekira, ariko ukuntu uri kugaragara wagira ngo uririmba gospel. Abantu barimba gospel nibo baba bitonze gutyo bameze utyo, naho sekira bisaba nimba uri kuririmba urukundo nyine bikugaragareho ko ari urukundo uri kuririmba. Ijwi urarifite, uzi kuririmba, njye naguha yego, ariko nyine ibyo ngibyo ukazabikosora, nyine ugasa n'umuhanzi wa sekira ntube nk'aba gospel. Icyo numvise mu ndirimbo yawe ya mbere utiririmbiye Nditinya, ni indirimbo y'urukundo, ushaka ko umukunzi wawe amenya feelings umufiteho, ariko izo feelings ntago uzimuha mu buryo yabasha kuzumva. Uraririmba nk'umuntu uri kuririmba indirimbo za gospel zo guhimbaza, wa muntu wishimye, zo kuramya, wishimye wasaze. So kuririmba nta ribi, ni sawa. Ubwo icyo ugomba gukosora ni icyo cyo kumenya ngo niba ari indirimbo y'urukundo ndabasha ku expressinga feelings mfite gute, uragikoraho. Sawa, ubwo ndaguha yes. Nanjye ikintu nakongeraho, wenda ntagiye kureba mugenzi wanjye, ako kantu nyine amarangamutima ujye uyagaragaza mu gihe uri kuririmba. Iyo umuntu aririmba nyine hari icyo bita body language. Body language ni kwa kundi nyine nimba ageze aho kurira ukabona nyine ageze agahinda, uburyo umubiri nawe ushobora gusobanura ibyo uri gukora atari ngombwa ngo wowe uvuge, ni icyo bita body language, sibyo? Ariko yes, njye nayiguhaye mbere ugitangira. murakoze. Ciao.